Doesn't quit da Zivange varandem Pura sabira dawenda Nyagasani Yesu, turaje kugira ngo tugusabe imbabazi aho twakoze nabi, ariko kandi turaje kugira ngo utuyoboreshe ijambo ryawe, utuyoboreshe abo wadutumyeho, utuyoboreshe inkuri zawe wohereje mu buzima bwacu. Aka kanya bavandimwe, tugiye kwifatanya kumva ijambo ry'Imana dukura mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa gatatu, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 21. Kandi turaza gukomeza kumva amateka y'urumuri twabonye hano ku isi. Ndavuga Padiri Mario Maria Falconi, wabaye umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu hano iwacu mu Rwanda, ndetse akaba yarakoze n'ibikorwa by'indashyikirwa benshi batabashije gushobora muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho benshi babaye inyamaswa, aho benshi babuze umutima, ariko iyo ntore y'Imana, iyo ntore ivukira mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikaza kugoboka intama z'Imana, intama yararagijwe hano iwacu mu Rwanda. Rero ni mucyo twifatanye dutega amatwi ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Umwana Samweli yakoreraga Uhoraho ari kumwe na Heli. Muri iyo minsi ijambo ry'Uhoraho ryari imboneka rimwe, kubonekerwa ntibyabagaho kenshi. Uwo munsi Heli yari aryamye mu mwanya usanzwe, amaso yari atangiye guhunyeza, ntiyari agishoboye kubona neza. Itara ry'Imana ryari ritarazima, Samweli akaba aryamye mu ngoro y'Uhoraho hafi y'ubushyinguro bw'Imana. Uhoraho ahamagara Samweli, arasubiza ati karame. Yirukanka asanga Heli, ati ndaje kuko umpamagaye. Heli aramusubiza ati sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Ajya kuryama. Uhoraho ahamagara Samweli bundi bushya. Samweli arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati ndaje kuko umpamagaye. Heli aramusubiza ati sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Samweli yari ataramenya Uhoraho, ijambo ry'Uhoraho ryari ritaramwihishurira. Uhoraho yongera guhamagara Samweli ubwa gatatu. Arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati ndaje kuko umpamagaye. Ubwo Heli amenya ko ari Uhoraho uhamagara umwana. Heli abwira Samweli ati subira kwiryamira. Naguhamagara umubwire uti vuga Nyagasani umugaragu wawe arumva.
nuko samweli asubira kuryama mu mwanya we usanzwe. Uhoraho nanone araza ahamagara heli, ahamagara nka mbere, ati samweli, samweli. Ati samweli, samweli. Ati vuga, umugaragu wawe arumva. Uhoraho abwira samweli ati dore hari ikintu ngiye gukora muri Isiraheli kizatuma abazacyumva bose bakangarana. Uwo munsi nzakorera inzu ya Heli ibyo nayivuzeho byose, ntacyo nsize inyuma. Ndamumenyesha ko ndangiza urubanza rwaciriwe umuryango w'iteka ryose kubera icyaha cye. Yari azi ko abahungu be batuka Imana, nyamara ntiyabacyaha. Niyo mpamvu ndahiriye inzu ya Heli, nta kizasibanganya igicumuro cy'inzu ya Heli, cyaba igitambo cyangwa ituro. Samweli akomeza kuryama kugera mu gitondo, nyuma akingura inzugi z'ingoro y'Uhoraho. Samweli yatinyaga gutekerereza Heli ibonekerwa rye. Heli ahamagaza Samweli aramubwira ati Samweli mwana wanjye. Undi ati karame. Ati yakubwiye jambo ki? Ndagusabye wimisha, Imana izaguhana numpisha ijambo na rimwe mu byo yakubwiye. Nuko Samweli amutekerereza byose, ntacyo amuhishe. Heli ati n'Uhoraho arakora uko abishaka. Samweli arakura, Uhoraho yari kumwe nawe, kandi ntiyatuma hagira ijambo rye na rimwe riba imfabusa. Isiraheli yose kuva i Dani kugera i Berisheba imenya ko Samweli yemeweho kuba umuhanuzi w'Uhoraho. Uhoraho akomeza kubonekera i Silo. Koko rero Uhoraho yigaragariza Samweli i Silo akamwumvira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristu bavandimwe, nshuti z'Imana, iyo Imana itora abayo ntabwo ibanza kutugisha inama. Icya mbere ni ubushake bwayo gutora abo yishakiye, ititaye kuba uri umunyantege nke cyangwa se ititaye ku bubi bw'ibyo tuyigirira, ahubwo yitaye ku mpuhwe zayo. Itora rero itiganda kandi igashoboza uwo yatoye. Ni muri urwo rwego tugiye kuganira ku mateka ya mutagatifu, cyangwa se uwo twagereranya nk'uri muri urwo rugendo rw'ubutagatifu, urumuri rwe rugiye kutuyobora kuzageza natwe dusoje uru rugendo ruba rutoroshye hano ku isi. Turatsitara, tuzi neza ko ibitsitara bihari mu nzira, ariko tugomba gukomeza tugatwaza. Twihatire rero gukunda bose kandi no kutagira ivangura iryo ari ryo ryose. Pere Maria Farikoni, nk'uko twatangiye tubivuga, ni umurinzi w'igihango hano mu Rwanda, ariko kandi akaba afite n'amateka abantu twese, ingeri zose, isi yose ikwiye kwigiraho. Dufite ibitabo bye mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse no mu rurimi rw'Igifaransa. Ariko aka kanya tugiye kuganira ku mateka y'urumuri rwacu muri Maria Farikoni, Barnabite w'umumisiyoneri hano muri Afurika, ariko ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani.
Ni muri urwo rwego rero tugiye gutangira dusoma amateka, dusoma ibikorwa bye, dusoma urwo rugendo rw'ubuzima ruzadufasha natwe mu buzima bwacu. Reka dutangire rero ku bikubiye mu gitabo tugiye kuzasogongera. Harimo amavu n'amavuko ye, harimo ubuzima bwe hano muri Afurika, cyangwa se ni muntu ki hano muri Afurika, ibikorwa by'iterambere yatugejeho hano muri Afurika. Igice cya kane hakazamo kuba ari umurinzi w'igihango, noneho tugasoza turebera hamwe ukuntu yabaye indahemuka ya Kristo. Arakuze, aracyariho, ariko ntitwabura kuvuga iyo ntwari ya Kristo. Ni mucyo rero dutangire dusogongere ku byiza by'umuntu turi kumwe muri iyi minsi twakita umutagatifu uri hano ku isi. Umuntu utazi Padiri Mario Maria Falconi cyangwa se utarigeze amwumva ashobora kwibaza impamvu yo kumwandikaho ibitabo. Ni mu gihe ku rundi ruhande uwabanye na Padiri Mario cyangwa se uwumvise bamuvuga we ahubwo yibaza impamvu abo babanye cyangwa se abamwumvise batamwandikaho ibitabo, kabone niyo byaba ari ukwandika ubuhamya bwe busanzwe. Mu by'ukuri kuba umuntu yakwandika ibitabo bivuga ibigwi bya Padiri Mario si amakabyankuru, ahubwo nawe ubwe ntiyishimira ko yavugwa ibigwi. Iyo muganiriye ukamubaza ibijyanye n'ibikorwa bye by'indashyikirwa bimuvugwaho, akubwira ko atifuza ko yahabwa inyito zimutaka cyangwa se zimuvuga ibigwi. Ibi abishingira ku kuba ibyo yakoze byari mu nshingano ze nk'umuntu, umukristo, ndetse by'umwihariko nk'umusaseredoti. Ariko nanone umuntu yakwibaza impamvu abandi bantu bamwe bitabashobokera gutera ikirenge mu cya Padiri Mario. Birashoboka ko baba bahari, ariko se kuki ubuhamya bw'ibyo bakora cyangwa se bakoze bitajya ahagaragara ngo nabo bambikwe imidari y'ishimwe na leta, imiryango mpuzamahanga, cyangwa se ngo bahabwe inka n'abaturage bikokoye kandi babarizwa mu madini yose? Muri iki gitabo turagaruka ku buzima bwa Padiri Mario. Ni ukuvuga wavutse mu 1940 kugeza uyu munsi, aho ari gukorera ubutumwa bwe mu Rwanda nk'umupadiri, akaba ageze mu myaka isaga 75 y'amavuko. Ubu amaze kuyirenza, ndetse uyu munsi ari gukorera ubutumwa mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko mu minsi ishize, mu mwaka ushize wa 2024, yari akomereje ubutumwa bwe hano mu Rwanda. Rero muri uyu mwaka mu kwezi kwa 9 wa 2025 bamwohereje gukomereza ubutumwa bwe i Roma, ahatanga isakaramentu ry'imbabazi, penetensiya. Muri iyi nyandiko kandi turagaruka kuri yubile y'imyaka 30. Birumvikana ko ari mu gihe gishize Padiri Mario amaze akorera ubutumwa bwe mu Rwanda, by'umwihariko imyaka 48 amaze akorera ubutumwa ku mugabane wa Afurika muri rusange. Muri iyi myaka 48 harimo imyaka 18 yamaze akora ubutumwa mu gihugu cya Zaire,
kuri ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere y'uko aza mu Rwanda. Nanone iki gitabo abagikoze bifashishije ubuhamya bw'abantu butandukanye kandi b'ingeri zose, hakiyongeraho n'ubuhamya bwa Padiri Mario ubwe. Iki gitabo kigabanyijemo ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere kirerekana ivuka n'ibyiruka rya Padiri Maria Falconi yaje muri Afurika no mu Rwanda. Naho igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma kirerekana uko Padiri Mario yagizwe umurinzi w'igihango na leta y'u Rwanda kubera ibikorwa by'indashyikirwa yakoreye igihugu cy'u Rwanda, birimo kuba yarashoboye kurokora abatutsi bari bamuhungiyeho kuri paruwasi Muhura yayoboraga muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, aho abanyarwanda bose abenshi muri bo bari babaye nk'inyamaswa, babona umuntu nk'aho nta kintu babona. Sekibi yabateye, urwango rwabateye, mbese muri make ntabwo wavuga ko bari bakiri abantu mu by'ukuri. Ariko Padiri Père Marion we yakomeje kurinda igihango afitanye n'Imana, urukundo abona muri muntu, ndetse ubwo bupfura natwe twakwifuza ko bwazaturanga imyaka y'ubuzima bwacu bwose. Reka dutangire tuvuga n'amavuko bya Padiri Mario Falconi. Ubundi twakibaza tuti Mario Falconi ni muntu ki? Mario Falconi yavutse kuwa 21 Nyakanga 1944, avukira i Bergamo mu gihugu cy'Ubutaliyani mu mudugudu wa Borgo di Teresa uherereye mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Nyina umubyara yitwaga Vitali Rosa, naho se umubyara akitwa Moise Falconi. Birumvikana ko Falconi mu muco nyarwanda ryaba ari nk'izina ry'umuryango. Umuryango yavukiyemo wari uciriritse, ukaba wari utunzwe ahanini n'imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Mario Falconi yavutse mu gihe igihugu cye cy'Ubutaliyani cyari mu bihe bikomeye. Ahanini ibi bihe bikaba byaraturukaga ku macakubiri yari ashingiye kuri politiki yari yarakiyogoje muri icyo gihe. Mu bwana bwe Mario Falconi yahawe na nyina umubyara uburere bwa gikristu. Uyu nyina umubyara kandi akaba yararangwaga n'imico myiza ya gipfura, nko kwicisha bugufi no kurangwa n'umutima wa kibyeyi. Ikiruta ibindi byose kandi ariko kikaba ari uko uyu mubyeyi we yarangwaga n'indangagaciro za gikristu. Iyi myitwarire myiza y'umubyeyi wa Mario Falconi ikaba ahanini yaraterwaga n'ibyari byarabaye nk'ihame muri ibi bihe byo hambere, kuko byari bimenyerewe ko umugore yagombaga kwita ku burere bw'abana no gutunganya imirimo yo mu rugo, mu gihe umugabo we yagombaga gukora ibishoboka byose agahihibikanira urugo kugira ngo umuryango utagira icyo ubura. Ibi bikerekana ko umugore yamaraga igihe kinini ari kumwe n'abana be kurusha umugabo. Ibi kandi nibyo byatumaga abana bakurana imico ya nyina ubabyara.
ibi bihe bigoye bya politiki y'icyo gihe cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'ine igihugu cy'Ubutaliyani cyacagamo, nibyo byatumye Vitali Rosa aha abana be uburere bwihariye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane ubwo igihugu cy'Ubutaliyani cyari kiyobowe n'umunyagitugu Benito Mussolini cyiyunze n'ibihugu by'Ubudage n'Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ku rundi ruhande, nyuma y'inama yahuje ibihugu bikomeye byari bihanganye nabyo, aho byari birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byafashe umwanzuro wo kugaba ibitero mu gihugu cy'Ubutaliyani, Ubudage n'Ubuyapani. Mu gihe rero ingabo z'Ubudage zari zimaze igihe zarashinze ibirindiro mu majyaruguru y'Uburayi, ibi bitero by'ingabo z'ibihugu byari birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byatumye ingabo z'Ubudage zihava, ariko muri uko kuhava zigenda zikora ibikorwa bijyanye n'ibyaha by'intambara birimo kwica abaturage n'ubusahuzi. Muri ibi bibazo byose igihugu cy'Ubutaliyani cyarimo gicamo by'umwihariko, ndetse n'Uburayi bwose muri rusange, umuryango wa Mario Falconi wagerageje gufasha abari mu kaga uko wari ushoboye kose. Aha twavuga nko kuba warahishe abashinjwaga na Benito Mussolini wayoboraga igihugu cy'Ubutaliyani icyo gihe, gushyigikira uruhande rw'abamurwanyaga. Aba bashinjwaga gushyigikira abamurwanyaga bakaba barahigwaga bagahigishwa uruhindu ngo bicwe badahawe n'umwanya wo kugezwa imbere y'ubutabera, byibura ngo babazwe cyangwa se babanze kwiregura. Ibi rero nibyo byatumye Mario Falconi akurana ibikorwa by'urukundo yabonaga ku babyeyi be muri ibi bihe bya politiki byaranze igihugu cye cy'Ubutaliyani. Byongeye kandi, nyina ntiyasibaga kubimuhaho impanuro za kibyeyi, aho yahoraga abwira umuhungu we Mario Falconi ko mu buzima bwe agomba kuzaharanira gukunda abantu bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Amubwira ko buri muntu wese ahamagariwe kumugaragariza urukundo nk'uko Kristo yabyigishije. Aho uyu mubyeyi akaba yarabihanuriraga umuhungu we yifashishije ijambo ry'Imana rigira riti nimukundane nk'uko nabakunze. Ibi kandi bikaba binashimangirwa n'ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati, ahagira ati muri Yezu nta Muyahudi, nta Mugereki, nta mugabo, nta mugore, nta mbohe, nta mbohoke. Bityo rero ubwa Vitali Rosa abantu bose ni abakristu, bagomba kuvuga ururimi rumwe. Abantu b'ubwoko bwose mu bihugu byose bunze ubumwe muri Kristu Yezu. Buri wese akaba ahamagariwe kwita ku mukristu mugenzi we. Urwo rukundo rukaba rukomoka kuri Kristu ubwe, we wakunze abe kugeza abitangiye ku musaraba akabapfira. Ibi kandi nibyo Kristu ubwe
asaba abamwemera gukora nka we babigirira bagenzi babo. Uko niko ababyeyi ba Mario Falconi bashyize mu bikorwa inyigisho za Nyagasani, maze bashyira ubuzima bwabo n'umuryango wose mu kaga, bagamije kugira ngo batabare abahigwaga n'ubutegetsi bubi bw'icyo gihe. Aha twavuga nk'igihe Abadage birukanwaga mu majyaruguru y'Uburayi, maze mu nzira bagenda baza gushinga ibirindiro imbere y'inzu y'umuryango wa Mario Falconi. Bashakaga kubasenyeraho inzu bagamije gukuramo abahigwaga bari bihishemo ngo bicwe cyangwa se ngo babice. Icyo gihe nyina wa Mario Falconi wari unatwite inda ya Mario ubwe yashoboye gusohoka mu rugo ari kumwe n'abana be 5, amarira amuzenga mu maso. Ubwa Nyagasani, ubwo umuryango wose wari wahiye ubwoba n'imiborogo kubera ibyo bitero. Nyuma yo gusaka inzu yose, abarwanyi barikubuye barataha, batabashije kubona umuntu n'umwe mu bahigwaga, bitewe n'uko umuryango wa Mario wari wakoze ibishoboka byose ukabahisha ahantu hari hizewe. Ibi bikorwa byose bijyanye n'ibihe bikomeye bya politiki y'igihugu cy'Ubutaliyani cyanyuzemo, ari nabyo byatumye ababyeyi ba Mario barangwa n'indangagaciro za gikristu. Ibi byaje no gutuma Mario Falconi akura yigana urugero rw'ababyeyi be mu kurangwa n'indangagaciro za gikristu. Aha twavuga nko gukunda mugenzi we nk'uko yikunda, kubabarira buri wese n'ikosa iryo ari ryo ryose yakoze uko ryaba rimeze kose. Kuri ibi hiyongeraho kurangwa no kubaka ubumwe n'ubuvandimwe nk'ibintu by'ingenzi bigamije amahoro arambye. Nyina wa Mario Falconi yakomeje gusaba abana be kubana neza n'abandi, ikiruta ibindi cyose ariko ni uko Mario Falconi yigiye kuri nyina gahunda yo gukunda igitambo cy'Ukarisitiya. Nk'uko rero tumaze kubivuga, kuva mu bwana bwe Mario Falconi yaranzwe no gukunda igitambo cy'Ukarisitiya. Bimwe mu bintu byamushimishaga ubwo yabaga yagiye mu misa ni umutambagiro wakorwaga mu gutangira igitambo cy'Ukarisitiya. Abantu benshi babyumva bavuga misa rero nicyo gitambo cy'Ukarisitiya. Ibi biragaragazwa nuko kugeza na n'ubu ataribagirwa ibyishimo yagize mu mwaka w'1950 ubwo hatambagizwaga ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya muri paruwasi ya Borgo di Terezzo yabarizwagamo. Ni mu gikorwa cyari kigamije gutakambira Imana ngo ibababarire ibyaha by'isi. Mu mpande yaho cyangwa se mu mpande y'aho ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya yari yiteretse, bari bahakishije abana 2 b'abahungu, aho bari
bahagarariye abamarayika bagombaga gukikiza umubyeyi Bikira Mariya. Mario Falconi wari ukiri muto, akaba yari umwe mu batoranyijwe muri abo bana b'abahungu, nawe ngo ahagararire umumarayika. Igihe Mariyo yurizwaga aho ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya yari iteretse, nyina umubyara yamwongoreye mu gutwi amubwira gusaba umubyeyi Bikira Mariya ingabire yo kuzaba umumarayika w'ukuri binyuze mu isakaramentu ry'ubusaseredoti. Ibi byabaye nk'ibintu byiza bidasanzwe kuri Mariyo, cyane bitewe n'urufaya rw'amashyi abakristu bakomeraga umubyeyi Bikira Mariya ubwo yabaga ari gushyirwa hejuru mu gihe cy'umutambagiro. Mu gihe cy'umutambagiro rero wa Bikira Mariya, bazamuraga iyo shusho ikikijwe n'abamarayika n'abaziranenge bato batoranijwe kugira ngo bahagararire abamarayika bakuru. Rero urwo rumuri rwacu Padiri Pere Maria Falconi nawe yari umwe muri abo bana babiri muri uwo mwaka nyine w'1950. Reka tuvuge umuhamagaro wa Mario Falconi. Byari nk'akamenyero kuri buri cyumweru cy'iyogezabutumwa cy'abamisiyoneri bajyaga gutanga ubuhamya ku bikorwa byabo by'ivugabutumwa, aho babikoreraga hirya no hino ku isi bagamije gushishikariza abakiri bato kwiyumvamo umuhamagaro wo kwiyegurira Imana. Ubu bukangurambaga bwakundaga kuba buherekejwe no kwerekana amafilime mbarankuru yerekana bamwe mu bamisiyoneri babaga bagiriwe nabi n'abapfumu mu butumwa bwabo hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane hano iwacu muri Afurika. Mu kubona abana bato babaga bashimishijwe no guherekeza abamisiyoneri mu butumwa bwabo, Mariyo wari ukiri muto nawe yahise yiyumvamo umuhamagaro wo gukorera ubutumwa bwe mu bihugu bya Afurika. Icyifuzo cye cyaje gukura cyane ubwo yahuraga na Padiri Carlo Pesinetti, umupadiri wabarizwaga mu muryango w'abapadiri b'abakomboniyani. Ubwo yasomaga misa ye y'umuganura, yahamagaye abana anabaha ikinyamakuru cyasaga n'ikibakangurira kwiyegurira Imana. Icyo kinyamakuru kikaba cyaritwaga Piccolo Missionario. Icyo gihe yabasabye kugisoma bitonze niba koko nabo bifuza kuzaba abamisiyoneri. Nyuma yo kugisomana ubwitonzi, Mario Falconi wari mu bana bari bagihawe yahise yandika ubusabe bwo kwinjira mu iseminari yateguraga urubyiruko rwifuzaga kwiyegurira Imana. Bidatinze Mariyo yahise ahabwa igisubizo kimwemerera gutangira amasomo amutegura kwiyegurira Imana. Icyo gihe kandi
yahise ahamagarwa kujya ahitwa i Verone kujya kuhitegurira amasomo yagombaga gutangira mu gihe cya vuba mu ishuri ry'iyogezabutumwa. Ariko nyuma yo kubona ko umuhungu we kandi abenshi bakundaga kohereza mu bihugu bya Afurika, ariko nyuma yo kubona ko umuhungu we yatumiwe gutangira amasomo yo koherezwa mu butumwa, kandi abenshi barakundaga koherezwa mu bihugu bya Afurika, nyina yahise amusaba kubihagarika kuko yatinyaga ko umwana we yazahitanwa n'intare ndetse n'inzoka n'izindi nyamaswa z'inkazi zabarizwaga ku mugabane wa Afurika, ariko byumvikane neza ko nyina wa Mariyo atari agamije guhagarika umuhamagaro w'umuhungu we wo kwiyegurira Imana, ahubwo icyari kimuteye impungenge ni ukubona umwana we yoherezwa mu butumwa kuri uwo mugabane munini kandi wa kure, wari ugizwe ahanini n'amashyamba yabarizwagamo inyamaswa z'inkazi nk'intare, insamagwe n'izindi nyinshi. Kimwe rero n'abandi babyeyi baba bashaka kubona umwana wabo hafi yabo, nawe yari afite impungenge zo kutazongera guca iryera umuhungu we. Ni kubw'iyo mpamvu uyu mubyeyi yahise asaba umuhungu we gusaba kuzibera umupadiri wa paruwase yo hafi y'iwabo, bityo agafatira urugero kuri Yohani Mariya Vianney uzwi ku izina rya Padiri Mukuru wa Risi, cyangwa se agafatira nanone urugero kuri Padiri Yohani Bosco. Aba bombi bakaba barabaye abapadiri kandi bakanakorera ubutumwa bwabo aho bakomokaga, kandi bakavamo abapadiri beza. Kuri Padiri Yohani Bosco we, Vitali asobanurira umuhungu we ukuntu yari umupadiri w'icyitegererezo w'ibitekerezo bihamye cyane iyo yasobanuraga urukundo rugaragara hagati y'umwana na nyina, bityo nyina wa Mariyo asobanurira umuhungu we impamvu yagombye gufatira urugero kuri abo bapadiri bombi tumaze kuvuga. Ariko bitewe n'uko amaseminari yari asanzwe ahenda, nyina yahisemo kumwandikisha mu ishuri ryari rizwi nk'iry'Abadehoviyani, nk'iry'Abadehoniya. Icyakora ku bw'amahirwe make yaje gusanga imyanya yashize, maze atahana agahinda kenshi, yiyemeza gutegereza umwaka wakurikiyeho. Mu mwaka w'1958 Mario Falcone yaje guhura na Padiri Gaetano Berberi, wari umupadiri w'umubarinabite. Uku kubona hagati ya Mario na Padiri Gaetano bikaba byarabereye mu rugo iwabo wa Mario.
Iki gihe Padiri Gaetano yari yaje gusura ab'iwabo mu gace yakomokagamo. Ubwo yari ageze iwabo wa Mariyo wari ukiri muto, yaje kubona Mariyo wari urimo gutunganya ibishyimbo. Nuko rero byagendekeye intumwa Matayo, ubwo igihe yari yiyicariye mu biro bye arimo gusoresha, yabonaga umwigisha Yesu wari ukiri muto amubwira ati nkurikira. Uko ni nako Mariyo yumvise Padiri Gaetano amubwira ati naje hano kubera wowe. Nuko rero kandi byagendekeye intumwa za Yesu, Mariyo yahise areka ibyo yari arimo gukora, maze akurikira Padiri Gaetano, ariko nyina ahita amuhagarika kubera ko atumvaga icyo umuhungu we agiye gukora. Ibyo byatumye Padiri Gaetano amera imbere ya nyina wa Mariyo nka Yesu imbere y'umunyasamariyakazi. Nyuma y'ibisobanuro birambuye yahaye nyina wa Mariyo, uyu mubyeyi yaje noneho kwemerera umuhungu we kugenda, ariko atabyemeye bihagije. Ibi byatumye ku wa 9 Ukwakira mu mwaka w'1958, Mariyo aherekezwa na nyina kujya gutangira amasomo yo kwiyegurira Imana mu ishuri ry'ivugabutumwa rya Padiri w'Ababarinabite ryari riherereye i Gremoni mu Butaliyani. Nyuma aza gukomereza ku ishuri rya Vogesa naho mu Butaliyani. Hagati aho, ikibatsi cyo gukorera ubutumwa muri Afurika cyahoraga kigurumana muri Mariyo, ariko kikazimwa no gucibwa intege na nyina umubyara. Aho ku ishuri i Gremona mu Butaliyani, Mariyo yatangiye kumenyana n'abapadiri b'Ababarinabite bakoreraga ubutumwa bwabo mu bihugu bya Burezili. Aho niho Padiri Mariyo yatangiye kwishakamo ibyifuzo byo kuzakorera ubutumwa bwe muri iki gihugu cya Burezili, akaba yarizeraga ko nibura ko nyina atakongera kwanga ko ajyayo. Mu mwaka w'1964, abapadiri b'Ababarinabite bakomoka mu gihugu cy'Ububiligi batangiye gusimburwa n'abakomoka mu bihugu by'Ubutaliyani kujya gukorera ubutumwa bwabo mu bihugu bya Afurika. Ni muri urwo rwego ba Padiri Eduard Galacci, Aldo Rizzi, Luciano Landoni na Frere Arthur, mu Kinyarwanda wavuga rutura, babaye abapadiri b'Ababarinabite ba mbere bakomokaga mu gihugu cy'Ubutaliyani, basesekaye ku mugabane wa Afurika kuhakorera ubutumwa bwabo. Padiri Eduardo wari umaze igihe ari umuyobozi w'abapadiri b'Ababarinabite mu ntara ya Lombardi, yahise atangira gusaba abandi bapadiri bagenzi be nabo bifuzaga gutera ikirenge mu cye mu kujya gukora ubutumwa bwabo muri Afurika, kwandika babisaba. Bidatinze, ibi kuri Mario Falconi byabaye nko korosora uwabyukaga, maze aba uwa mbere mu gutanga ubusabe bwe
rwo kujya gukorera ubutumwa bwe muri Afurika. Ntawabona uko asobanura ku buryo buhagije ukuntu Mariyo yasazwe n'ibyishimo, kuko yari yarifuje kuva kera kuzakorera ubutumwa bwe mu bihugu bya Afurika. Guhera ubwo yahise ashyira mu bikorwa icyifuzo cye yari yaragize ubwo yabonaga muri filime abana bari bakikije abamisiyoneri muri Afurika mu byaro byarangwagamo abarozi benshi. Ku ishuri ry'iyogezabutumwa rya Gremoni rya Vogesa, Mariyo yahamenyeye umwihariko wo kwiyegereza Imana n'abapadiri b'ababarinabite, maze arushaho kubikunda cyane. Icya mbere yishimiye ni uburyo baha umwanya munini umusaraba wa Yezu, ari nako bawuzirikana. Kuri ibyo hakiyongeraho umwanya bahaye igitambo cy'Ukarisitiya. Ku munsi yahereweho Ukarisitiya ya mbere, Mariyo yasabye Imana kumufasha kuzesa umuhigo w'icyifuzo cye cyo kuzaba umusaseredoti. Ubwo yari mu isengesho ryo kuzirikana nyuma yo guhabwa isakaramentu ry'Ukarisitiya ya mbere, Mariyo yaje kwandika ku gapapuro yari yitwaje ubusabe bwe kuri Yezu bugira buti: ndifuza kuzatera ikirenge mu cyawe nkaba umusaseredoti, wowe musaseredoti w'ikirenga. Urupapuro ayo magambo yari yanditseho, mama we yakomeje kurubika kugeza igihe yitabiye Imana. Nyuma yo gusanga icyo cyifuzo kiri mu butumwa bwa padiri w'ababarinabite, Mariyo yafashe icyemezo cyo kuzakabiriza inzozi ze mu muryango w'abapadiri b'ababarinabite. Bidatinze yahise yiyemeza kuzegurira ubuzima bwe bwose kuba umusaseredoti, umumisiyoneri uwihaye Imana w'ukuri. Nyuma kandi yo gusanga ababarinabite barashyize imbere iyogezabutumwa mu mpande zose z'isi, Mariyo yumvise ashyizwe igorora. Nk'uko kandi yari asanzwe yifitiye umutima wo gukora ibyiza, byongeye kandi akaba yari yarabitojwe na nyina umubyara. Ubusanzwe nawe wigiriraga umutima utagira uko usa, Mariyo yasanze nta handi yakabiriza inzozi ze zo kwitangira abababaye uretse muri Afurika, nk'uko yari yarabyifuje kuva kera. Kuri Mariyo, impano irenze izindi yifuzaga guha Abanyafurika ni Yezu Kristu n'ubutumwa bwe. Reka tube duhiniye aha, ubutaha tuzagaruka tuvuga Mariyo Maria Farikoni mu masomo yo kwiha Imana, ndetse dukomeze tuzageza no ku bikorwa bikora ku mutima w'abantu, ku mutima wa kimuntu, ndetse no mutima w'Imana. Rero reka tube duhiniye aha, ariko kandi mukomeze mudushyigikire kugira ngo tuzakomezanye muri uru rugendo rwo kubana n'iyi ntore y'Imana, rwo kumva no gusogongera ibyiza by'abeza b'Imana. Nyagasani Yezu akomeze abane namwe.
abarinde ikibi cyose n'icyaha, ubusembwa bwose bwa sekibi abuhanagure. Tubisabye twizeye mu izina rya Yezu Kristu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimukundane nk'uko Yezu yadukunze.